Nitwa Emma, mfite imyaka 32, nkora mu biro bito, mbayeho ubuzima butuje. Umunsi umwe haje umuyobozi mushya mu biro byacu, yitwaga Daniel. Yari afite imyaka 40. Yari umuntu mwiza, ugira urugwiro. Yahoraga aseka, avuga mu ijwi rituje. Yatumaga buri wese yumva anezerewe. Ku ikubitiro yari umuyobozi wanjye gusa. Naramuramukije, musekera, subira mu kazi kanjye. Ariko uko iminsi yagiye ihita, natangiye kumva hari ikintu kidasanzwe. Nakundaga kuganira nawe, nakundaga kumva ijwi rye. Iyo yandebaga, numvaga nshyushye mu mubiri. Yarambazaga ati, umeze neza uyu munsi? Naramusubizaga nti, yego murakoze. Ariko umutima wanjye wahita gutera cyane. Yagiraga urwenya cyane, yibukaga ibintu bito namubwiraga. Iyo twaganiraga, yahagararaga hafi yanjye. Natangiye kujya mutekerezaho nijoro. Sinabishakaga, ariko sinashoboraga kubihagarika. Umunsi umwe, nabonye impeta ku rutoki rwe. Yari yarashatse. Umutima wanjye wararemerewe, narababaye, nibwira nti, ugomba kumwibagirwa. Ariko byari byaratinze, nari naramaze kumukunda. Sinabiteganyaga, sinabishakaga, ariko ubu namutekerezagaho buri munsi. Naramusuhuzaga, nkaganira nawe, ariko mu mutima wanjye harimo ububabare, kuko nari nzi ko atari uwanjye. Buri munsi nabonaga Daniel ku kazi, yanyuraga hafi ya ofisi yanjye, agaseka, akambwira ati, mwaramutse Emma. Nanjye nkamusubiza nti, mwaramutse. Nageragezaga kugaragara nk'umeze neza, ariko umutima wanjye ntiwari utuje. Wari urimo urusaku, uvuga uti, uramukunda. Ntacyo yari azi ku ibanga ryanjye. Nta muntu n'umwe wabimenye. Twicaraga mu nama hamwe, we akareba kuri ekara, njye nkareba mu maso he. Nageragezaga kutamureba cyane, ariko byarangoraga. Ijwi rye ryari rituje, amagambo ye yari meza. Numvaga nezerewe iyo yavugaga. Umunsi umwe yaje guhagarara hafi yanjye cyane, arankingiriza kuri mudasobwa. Ikiganza cye gikora ku cyanjye, biturutse ku mpanuka. Umutima wanjye urasimbuka, mu maso harashyuha. Arambaza ati, umeze neza? Naramusekeye ndamubwira nti yego, ariko sinari meze neza. Nashakaga kurira, nari nzi ko ibi bitari byiza. Yari afite umugore, yari afite umuryango, nta bwisanzure yari afite. Ariko urukundo siko buri gihe ruba rwiza. Rimwe na rimwe rurababaza, rimwe na rimwe ruba rutuje nk'urwanjye. Urukundo rw'ibanga, urukundo rutavugwa. Iyo nageraga mu rugo, namutekerezagaho, nkicara njyenyine mu cyumba cyanjye, nkibaza nti, kuki numva bimeze gutya? Sinari nzi igisubizo. Ikintu kimwe nari nzi ni uko ntashobora guhagarika umutima wanjye. Ku wa gatandatu umwe, nagiye muri parike. Nashakaga umwuka mwiza, nashakaga gusukura ibitekerezo. Nicara ku ntebe ndeba abantu banyuraho. Abana barakinaga, imbwa ziruka, izuba rishyushye. Nafunze amaso akanya gato, numvise ijwi nari nzi neza. Yari Daniel. Nafunguye amaso, yari ahari. Intambwe nkivuye aho narindi, ariko ntiyari wenyine. Hari umugore wari uhagaze iruhande rwe aseka. Umuhungu muto yarirutse abasanga, hakurikiraho umukobwa muto. Bose barasekaga. Daniel yafashe uwo mukobwa, aramuterura, amusoma ku mutwe. Uwo mugore yari umugore we, abo bana bari abana be. Narahagaze ntashobora kwinyeganyeza, umutima wanjye warababaye cyane. Basaga n'umuryango mwiza cyane. Yari atandukanye n'umuyobozi wanjye, yari umugabo, yari se. Ntabwo yambonye, kandi byaranshimishije. Nahindukiye ndeba ku biti, nashakaga kurira, ariko ndabihagarika. Nibwiye nti, uku niko kuri. Aba nibo abereye sinjye. Nagumye aho igihe kirekire. Bamaze kugenda, numvaga ndi ubusa. Numvaga ndi muto. Nongeye kwibaza nti, kuki namukunze? Ariko nta gisubizo. Natashye ntembera buhoro. Iryo joro sinariye, sinasinziriye. Nirambitse ku buriri mvuga bucece nti, mwibagirwe Emma. Ndakwinginze mwibagirwe. Ariko umutima wanjye waravuze uti, sinabishobora. Ku wa mbere mu gitondo, sinashakaga kujya ku kazi. Nyuma yo kubona Daniel ari kumwe n'umuryango we, umutima wanjye wari ukiremereye, ariko nta kundi. Nditegura ndagenda. Nagerageje guceceka, sinashakaga kuvuga, sinashakaga guseka. Daniel yaje ku meza yanjye, arambwira ati, Emma, umeze neza uyu munsi? Asa n'ufite agahinda. Narebye hasi ndavuga ati, ndananiwe gusa. Yicara iruhande rwanjye, arambwira ati, uri umuntu mwiza Emma. Uhora ufasha abandi, uracecetse, ariko urakomeye. Uri umuntu wihariye. Iryo jambo wihariye ryangumye mu mutwe wanjye.
nta muntu wari warigeze umbwira iryo jambo. Naramusekeye ariko imbere mu mutima natangiye kunyeganyega. Nashakaga kumubwira byose, nshaka kuvuga nti ndagukunda, ariko sinabikoze, sinabishoboye. Yarongeye araseka asubira mu biro bye. Nicaye ku meza yanjye ndeba kuri ekara ariko sinabashaga gukora. Amaboko yanjye yari akonje, umutima wanjye wari wuzuye cyane. Iryo joro nahagaze imbere y'indorerwamo ndeba mu maso hanjye mvuga nti yambonye nk'umuntu wihariye. Hanyuma ndarira kubera umunezero, ndarira kubera agahinda, ndarira kuko nari nzi ko atari uwanjye kandi wenda atazigera aba uwanjye. Umunsi umwe nyuma y'akazi twasigaye mu biro njye na Daniel twenyine. Nashakaga kuvuga byinshi ariko nari mfite ubwoba. Yarandebye araseka aravuga buhoro ati Emma, uri umuntu w'ingenzi kuri njye. Umutima wanjye warasimbutse, numvise mfite ubwoba n'ibyishimo icyarimwe. Nashakaga kubaza nti urankunda, ariko umutima wanjye waracecetse. Yongeye avuga ati narashatse ariko ndagukunda, utuma numva nkiri muzima. Amaso yanjye yuzuye amarira, sinari nzi icyo navuga. Arongera ati sinshaka kubabaza umuryango wanjye ariko sinshobora guhagarika kugutekerezaho. Nari nacanzwe, nari nambaye ariko nuzuye icyizere. Nashakaga kwizera ko yansigira umuryango we ariko nari nzi ko atari byo. Naramubwiye Daniel, nanjye ndagukunda ariko ufite umuryango, sinshaka kuba intandaro y'ububabare. Yaranyumvise aranyunamira ati ndabyumva. Twaracecetse, icyumba cyari gikonje. Icyo gihe cyagumye mu mutima wanjye, cyari cyiza kandi kibabaje icyarimwe. Nyuma y'iryo joro ibintu byarahindutse. Twakoraga hamwe ariko ntitwongeye kuvuga ku byiyumviro. Twaragumanye intera ituje. Natekerezaga cyane ku rukundo n'ububabare. Nari nzi ko gukunda umugabo w'abandi bigoye, byuzuye agahinda n'amabanga. Umugoroba umwe nicaye njyenyine mfata icyemezo. Nibwiye nti Emma, ugomba gukomera, ugomba kwikunda mbere. Nafashe umwanzuro wo kurekera kwizera Daniel ko azasiga umuryango we. Nafashe umwanzuro wo kubaho mu buzima bwanjye nkashaka ibyishimo bitamurimo. Ntibyari byoroshye, rimwe na rimwe namutekerezagaho, rimwe na rimwe umutima wanjye ugakomereka, ariko hari icyo nize. Urukundo si ugufata umuntu gusa, ni no kumurekura. Natangiye kongera guseka, kongera kurota, kongera kwikunda. Daniel azahora mu mutima wanjye, ariko ubu ndi mu mudendezo kandi niteguye intangiro nshya. Nshuti zanjye, murakoze kureba no kumva iyi nkuru kuri Ali. Nizere ko yabashimishije. Mwibuke ko urukundo rushobora kugorana ariko kwikunda ni ingenzi cyane. Murinde imitima yanyu kandi mwizere ko iminsi myiza izaza. Niba mwakunze iyi nkuru mukande kuri like kandi muyisangize inshuti zanyu. Nkunda gusoma ibitekerezo byanyu. Murakoze kuba hano. Tuzongere tubonane mu yindi nkuru ikurikira y'urukundo. Mwari kumwe nanjye Mbabazi Aria. Subscribe, like, share and comment. Bye bye.